ntago rarwo ntarwo narubamo n'umushyitsi sinanakifuza no kuhicara rese bari abantu buri ngo mwebwe icyo murebera inyuma ngo n'umugisha guys ntago ari umugisha si nyubaka ahubwo umugisha n'uburyo uyibayemo dufite abantu bagiye gucisha ibintu umuntu akaba afite inzara ariko umupfumu yarambwiye ati urayibonye ariko uzibeshye uryame ku gitanda bafite utuntu tw'udusambi bumwe mutaryamo no muri iki gihe ariko umupfumu yarambwiye ati uzibeshye rero umugisha si icyo ubona umugisha ni kiriya kindi wowe utabonesha amaso uzugura ngo n'umukarani ashobora kwikora umufuka ariko afite umugisha nigize ntangara bobo uziko umuntu nigize mbabwira ngo nabaye muri ino company muri zino company zitwara ibishingwe imyaka 7 ntago ari ikintu gitoya umugisha kuri ngewe ngufata nk'ikintu kidafatika ariko ugaragara mu bintu bifatika nuvuga ngo umugisha ntushobora kugira umunzano upima umugisha nubwo hari ukuntu abantu bavangura umuntu afite umugisha ariko iyo babajije ngo afite umugisha gute babirira mu byo afite cyangwa ukameza ariko umugisha kuri ngewe ni ikintu kidafatika ariko ugaragarira mu bintu bifatika ni ikintu kidafatika ariko ugaragarira mu bifatika nuvuga ngo umugisha ntago uri physique uri spirituel ni mu buryo bw'umwuka ntago ufatika iyo tuvuze ngo ntufatika ntago ugerwa kuko ntiwawushyira ku muzani ntago wawushyira mu mufuko umugisha ntago ufatika ntago uri tangible ariko ugaragara muri bya bintu twebwe tubonesha amaso ni nk'uko ibitwenge utabipima cyangwa se ibyishimo utabipima umuntu arakubwira ngo ndishimye cyane bamaze ngo kukiye kigero ushaka ngo ndishimye cyane urumva nyine ntashobora kubipima rero aho ngabo Imana itubabarire iduhe umugisha reka mbwira umuntu udukurikiye reka Imana ikumurikishize amaso yo kugira ngo wakire ku mugisha waba uri kurya ibyitwa neza reka mvuga aka kantu kugira ameza yuzuye ibiryo ntago ari umugisha ahubwo umugisha ni apeti access kuri bya biryo kuko dufite abantu bafite ibiryo ariko muganga yabwiye ngo uzibeshye urya ifiriti uzibeshye urya inyama gute zishe babyumishije dufite abantu atashobora gukoroga isukari ngo ayinywe kuko muganga yaramubwiye ngo uzibeshye uyinywe rero ntago kugira umugisha Imana itanga ntiyongeraho umubabaro reka twongere tubasuhuze kandi umugisha w'Imana baganzeho murabizi ndavanga Imana ibishimisha ibyishimo bita imyaka mubabarijwemo kandi ibashumbusha iby'inzige zari nta wundi rero ni Bobo niyo nsuhuzanye ndimo ndaramukanya muri iyi minsi kandi basabira umugisha w'Imana ndi kuvuga iterambere ryawe niryo ryanjye tera imbere muvandimwe Imana iguha iterambere kandi iguha umugisha nyine umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeramo turi muri studio hano z'umugisha live mwari muri ariko ndabasuje ndabakunda bakoze subscribe uhabwe umugisha kandi nawe utarayikora rwose nyabona yikoreho ya mbere yagize ikibazo ariko ntiyibwe rero turacyabaka iyi ngiyi ya kabiri ngo turebe ko nayo yagira ngo nadutera inkunga turebe ko ari uko byagenda ubundi ukomeze uhabwe umugisha umunsi wa none turi kumwe na Sandra ikaze nanone mu rugo yakuze cyane Mwami Imana yacu turagushimye ro kwizerwa ro kwiringirwa nta ndi Imana iwanye nawe Mana turagukunda kuko nawe wadukunze ariko no udukunda kuturusha kuko turi babi ukadukundira ububi bwacu ariko twebwe intege nkeya zacu zitunanira kuko tugukunda ariko ukatwihanganira ukadufatisha urukundo rwawe byose rero bikemurwa n'urukundo turagushaka ubw'urukundo wadukunze ukaduha n'umwana wawe Yesu Kristo tukaba turi ari byo byirata dufite uyu mwanya ngo bana natwe muri iki kiganiro tugire neza twiyereke mu izina rya Yesu Kristo amen Sandra uraho neza Bobo mvuze Sandra ariko hari abandi bataza yandi nitwa Wihoreye Sandrine ndi umukobwa mvuga butumwa bwiza bwa Yesu namamaza inkuru nziza y'agakiza k'Imana uzi impamvu nkunda kuvuga gutyo nasomye Yohana ibice 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mwese cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo mwizera atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho bivuze ngo ni Imana yaje gukiza abantu ariko binyuze muri Yesu niyo mpamvu mvuga ngo namamaza agakiza k'Imana yego wamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu ubutumwa bwiza bw'agakiza k'Imana yego Sandra tukuzi kuri wafashwe ryari mwafashwe Imana inuma ntago yantumye ku muntu umwe ni benshi mwafashwe ryari bari benshi ariko agenda humva umuntu umwe kafite na channel yitwa mwafashwe ryari mwafashwe ryari bari kuyitabira
biri mu nzira kuko nta minsi irashira igiyeho, kuko nabonye abantu benshi, kuko sinkunda social media, aho narindi hariya, ariko this time hari umuntu ukeneye kunkurikira ari mu rugo kandi akeneye kumva ibibwirizwa. Hari igihe cy'imweru cyashira rero donc bitaba byiza icyumweru gishize, donc akajya abona ubutumwa ntanga nakoze mwafashwe ryari, kuko ari ryo zina abantu benshi bamaze kumenya. Hari uwo wabaza ngo uraninde akavuga ngo mwafashwe ryari, ko no ku muhanda nahe hose manu baba ngo dire mwafashwe ryari. Rero niyo mpamvu ndashyize iyo platform. Abantu murapfubera mugapfubana ngo ariko nkubaza wafashwe ryari. Bakunzi b'Umugisha Live, munanyarukire kuri mwafashwe ryari official, mukore subscribe, share ndetse na comment. Imana rero ibaho umugisha mwinshi cyane, turabakunda cyane. Sandra, no munsi hari ikintu dushaka ko tuganiraho. Hano turi ku Mugisha Live. Yego. Ariko ikintu cyitwa umugisha ubundi, iyo umuntu avuze ngo Imana iguha umugisha cyangwa wahawe umugisha, bivuze iki? Sinzi, hari igihe nigize kubibazwaho nanone, ariko ndongera mbisobanure. Umugisha kuri njyewe ngufata nk'ikintu kidafatika, ariko ugaragara mu bintu bifatika. Nuvuga ngo umugisha ntushobora kugira umunzano upima umugisha. Nubwo hari ukuntu abantu bavanga umuntu afite umugisha, ariko iyo ubabajije ngo afite umugisha gute, babirira mu byo afite cyangwa ukameza. Ariko umugisha kuri njyewe ni ikintu kidafatika, ariko ugaragarira mu bintu bifatika. Ni ikintu kidafatika ariko ugaragarira mu bifatika. Nuvuga ngo umugisha ntabwo uri physique, uri spirituel. Ni mu buryo bw'umwuka, nta gufatika. Iyo tuvuze ngo ntufatika, nta gugerwa, kuko ntiwawushyira ku muzani, ntago wawushyira mu mufuko. Umugisha nta gufatika, ntago uri tangible, ariko ugaragarira muri bya bintu twebwe tubonesha amaso. Ni nk'uko ibitwenge utabipima cyangwa se ibyishimo utabipima. Umuntu arakubwira ngo ndishimye cyane, wamaza ngo kukiye kigero ushaka ngo ndishimye cyane, urumva nyine ntashobora kubipima. Rero n'umugisha, umugisha iyo umuntu arakubwira ngo ngiye mfite umugisha, nahawe umugisha, ntago ashobora kuvuga ngo nahawe umugisha muri ubu buryo, ariko arakubwira ngo I'm so blessed. Ni ukuvuga ngo ntago ababyumva, ariko arakubwira ngo mfite umugisha, ndumva mpawe umugisha. Ntago ashobora kubisesengura ngo abikubwira, ariko bigaragarira mu bigaragara. Nk'ubu nkanjye mfite umugisha. None se ntufatika, ariko ugaragarira mu ugaragara mu bifatika. Ni ryari wemeza ko umuntu afite umugisha? Ntabwo ndaza kuza kubyumva kimwe n'abantu bamwe bo ku Mugisha Live, ariko wow, bega naho ni ku Mugisha. Niyo mpamvu nawe nabibona biza. Ushaka ku introduce, ushaka donc ushaka tuvuye ku mugisha. Nuvuga ngo uravumbaje ngo ni ryari umuntu ashobora kumenya ko afite umugisha. Nkuko nabivuze, nakubwiye ko umugisha ntago ari ikintu gifatika. Rero hari ibimenyetso cyangwa se hari bimwe mu bintu bishobora kugaragaza ko umuntu afite umugisha. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ntago ndibuze kuza kubyumva kimwe n'abantu donc badukurikiye. Reka ne kuvuga ngo ku Mugisha Live, ahubwo umuntu wese uzashiraho akatubona cyangwa se udukurikiye nona. No kuvuga ngo abantu benshi bashakira umugisha mu bintu bifatika. Nego nibyo nabivuze ngo umugisha nubwo udafatika, ariko akenshi kunze kugaragara mu bifatika. Ariko abenshi cyane bawushaka nkaho ufatika. Nwango navuze ngo ntago ugaragara, ariko ugaragarira mu bigaragara. Donc ibigaragara nibyo bimenyetso bigaragaza, bishaka kugaragaza ko umuntu afite umugisha. Yego. Ariko nanone ntago ushakirwa mu njye mba numva meze nk'umufilozofe. Nwango nshaka kukubwira ngo urukundo n'urukundo kuko ari urukundo, ukibaza how. Rero hariho abantu bashakira umugisha muri ibyo ngibyo bifatika, ariko niyo mpamvu navuze ngo ntago ndibuze kuza kubyumva kimwe n'umuntu uri buze kuza gushakira umugisha mu bintu bifatika. Ndaza kuza kwisegura uyu munsi wa none kuba umuntu afite inzu. Niyo mpamvu navuze ngo ntago haraho biri bugere simbyumve kimwe n'abantu bo ku Mugisha Live, kubera ko uyu munsi wa none kuba umuntu afite umugisha, like afite inzu, abenshi bumva ko afite umugisha. Uyu munsi wa none kuba umuntu afite amangazini akomeye, abenshi bumva ko afite umugisha. Kuvuga ngo namani we yari umuntu ukenyereye ku bintu byinshi, yari afite ibintu by'ibibembe abantu batazi ko afite. Ukuyeho umuja wamwitegereje, sinjya amenya ukuntu yamurebye. Buri abana bo mu rugo bagira ibintu byinshi, mu basuzugura ariko bafite agaciro. Uzi umuntu kurerera umwana, uzi umuntu umenya ngo urugo rwiwe gutya we wagiye.
hanyuma icyo nanimvuze umwana wari uri hariya mu masahane niwe wari umunyamugisha, niwe wari ufite umugisha kuko yari afite Imana. Ndaza kuza kubivugaho mvuga ngo umugisha navugaga ko ntago ari muri bino bintu bigaragara. Uwacaga kuri Naman we yabonaga ari umuntu ukomeye, ari umuntu w'umugenerali, ari umugabo mukuru w'ingabo, ariko uyu mwana wari usuzuguritse ari kuri gazi, uyu mwana wari usuzuguritse ari kumbabura, uyu mwana wari usuzuguritse ari mu gikoni hariya kwidongo, bimwe mu bita ngo ni ba Rwesamanuza. Ngo niwe wari ufite umugisha kuko yabwiye sebuja, aramubwira ngo buriya disi yo, yabwiye nyirabuja ati ariko databuja buriya urumva umuntu ufite umugisha yiyungura inama. Icyo nari mvuze ni iki rero, usuzugura ngo ni umukarani ashobora kwikora umufuka ariko afite umugisha. Ari umunyamugisha. Nigize ntangara bobo, uziko umuntu nigize mbabwira ngo nabayeho muri ino company muri zino company zitwara ibishingwe imyaka 7 ntago ari ikintu gitoya. Mfite experience ihagije, Imana yemeye ko nshamo kugira ngo nige ibintu byinshi. Nubuhamya nabwo njye nakubwira ngo ibintu byose nubuhamya. Njyewe twajyaga tugera ahantu ku gipangu cy'umukire cyangwa se ku gipangu cy'abantu bakize, bano twita ngo nabakire, kuko njye sinemera ko umuntu abakize, ukize n'ufite Yesu. Umugore agasohoka muri range, umugabo agasohoka muri range, umugore agasohoka muri Prado, babyigana, umwe abyigana no gusohoka n'undi akurikiraho. Ariko waza kwitegereza ugasanga umwe yagize ancaho rimwe, umugore acaho yirukanka, umugabo acaho tugiye kwishyuza, hanyuma umugabo acaho. Donc umugore wubanza ataranamenye ko hari n'abantu bari kuri gate, kandi vraiment imodoka yaciye kubera iki pressure, kubera stress. Mu gitondo utagira ngo ni nimugoroba. Noneho umugabo we ageze muri portail hagati, like kwa kundi ubusohoka ugezemo hagati ahita akanagira umuri nyine, like akanagira frein, asubira inyuma aratubaza mwaramutse, ngo sorry, ngo niki kibagenza muri iki gitondo, tumubwira ko twe tuje kwa amafaranga y'ibishimwe, ngo ops, ahita yunama kuri fora mu gitondo, ngo bongo mwihangane ngo wafata nimero yanjye hanyuma tukaza kuza kuvugana amasaha y'igicamunsi nkayakoherereza, nta kibazo. Mwabyumvishije? Ariko urebye ukuntu bombi basohotse mu rugo, kubeshya ni icyaha mu izina rya Yesu. Ntago ntabwo nanarubamo n'umushyitsi, sinanakifuza no kuhica. Neze bari abantu buriya ngo mwebwe icyo murebera inyuma ngo ni umugisha. Guys, ntago ari umugisha. Umugisha si inyubako, ahubwo umugisha ni uburyo uyibayemo. Dufite abantu bagiye gucisha ibintu, umuntu akaba afite inzara, ariko umupfumu yaramubwira ati urayibonye ariko uzibeshye uryame ku gitanda. Bafite utuntu tw'udusambi bumwe mutaryamo no muri iki gihe, ariko umupfumu yaramubwira ati uzibeshye. Rero umugisha si icyo ubona, umugisha ni kiriya kindi wowe utabonesha amaso. Ese nkubwire ko umugisha atari ukwambara ibihenze, umugisha ni ukuberwa. Nta hantu wagura ikintu bita kuberwa. Nakubwiye ngo umugisha ntupimwa ku munzani. Umuntu ashobora kwambara bazerishe, nkunda kuyitanga urugero ko zigezweho. Umuntu ashobora kwambara suti y'ibihumbi ngahe, udukweto tw'udutariyane akadukubitamo, ariko wari ugasanga ibirenge biratambitse, ukibaza uyu muntu ubu. Rero umugisha si ukwambara ibihenze, ahubwo umugisha ni ikintu bita kuberwa. Rero bantu bo kumugisha live, umugisha urenze icyo wewe wita umugisha. Umugisha ni umugisha, Imana ibamugisha. Reka dusome icyanditswe kimwe muri Zaburi 67 umurongo wa 2. Hananditse ngo Imana itubabarire, iduhe umugisha, itumurikishirize mu maso hayo. Yego. Nwango ni Zaburi ya bene Asafu, ni Zaburi ya Dawidi. Wabyumvishije? Ibaze Imana itubabarire n'isengesho basengaga. Bari bafite ukuntu bari kurya bigakunda, agahekenya amashwari ziri gusya, ibiryo bikajya mu nda, wowe ukumva ko kuba yariye gusa bihagije. Bari bafite ukuntu bambaye, ariko bakumva nta mugisha bafite. Bavuga ngo Imana itubabarire n'isengesho basenze, Imana itubabarire itumurikishirize mu maso hayo. Wabyumvishije? Imana itubabarire iduhe umugisha, bivuze ngo kubababarira umugisha w'Imana uva mu mbabazi z'Imana. Dawidi na Yonatani yamanutse hepfo mu gisekuru cyo kwa Dawidi yamanutse kwa Yonatani hepfo mu gisekuru. Aravuga ngo ninde wasigaye kwa Yonatani kugira ngo mugirire imbabazi z'Imana. Bivuze ngo mu mbabazi z'Imana, imbabazi yagiriye Mephibosheth zamuhereje kwicarana nawe ku meza. Bivuze ngo umugisha w'Imana uri mu mbabazi z'Imana, kandi imbabazi ntago wazibara, ntago wazimeziha. Rero ikintu yema mvuga, abangaba barasenga, Dawidi ni beneza, baravuga ngo utubabarire, Imana itubabarire, iduhe umugisha. Suko batari bambaye, suko bataryaga, suko batari bazwi, suko batari bafite audience, ariko babona bakeneye ikindi kintu kiri hejuru cyane yo kuba bari aho ngabo. Imana itubabarire, iduhe umugisha. Reka mbwire umuntu dukurikiye, reka Imana ikumurikishize mu maso yo kugira ngo wakire ku mugisha. Waba uri kurya ibyitwareza, reka mvuga aka kantu, kugira ameza yuzuye ibiryo ntago ari umugisha, ahubwo umugisha na apeti, access kuri bya biryo. Kuko dufite abantu bafite ibiryo, ariko muganga yabwiye ngo uzibeshye urya ifiriti, uzibeshye urya inyama gute zishe. Wabyumvishije? Dufite abantu atashobora gukoroga isukari ngo ayinywe, kuko muganga yaramubwiye
yarakubwiye ngo uzibeshyuye ihinywe. Rero ntago kugira umugisha Imana itanga ntiyongeraho umubabaro. Nujya kwa muganga bakakubwira gutyo uzamenye ko umugisha wigiyeyo. Nuramuka uraye mu nzu ukayiriramo uzamenye uti umugisha muranshika. Nuramuka ubyaye abana ukabona ntibakumva uzamenye ngo umugisha muranshika, kuko n'indaya zarabyawe n'ibisambo bifite ababibyaye na marine zifite abazibyaye. Rero ntago umugisha ari ukubyara, ahubwo umugisha ni icyo urubyaro rukuzaniye. Wabyumvishije? Kurera ugakuza ukigisha nawe ukambikwa ikamba nk'umubyeyi wabyaye. Wabyumvishije? Hari ikirenze kubyara, hari ikirenze kwiga. Dufite abantu bize abadokiteri afite maîtrise ahantu gutya, urumva, ariko winyarira mu kabari arasinda kuva kuwa mbere kugera ku wundi wa mbere. Bo afite umugisha mu by'ukuri. Bageraho mu gitondo bamwe ati zamura amaguru, amasaha yo gukoropa yageze, kandi afite igitanda cyiza. Ntago kwiga gusa ari umugisha, ahubwo umugisha nicyo kwiga bikuzaniye. Njyewe navuga ku mugisha amatwi y'abantu agacurinjereje. Umugisha usumbye icyo abantu batekereza, umugisha usumbye uko abantu babyumva. Rero bano baravuga ngo utubabarire, Imana itubabarire, iduhe umugisha. Haleluya. Iduhe umugisha. Bagenderaga ku mafarashi, bageraga ibwami, bari urumva bari bafite ukuntu bazwi, ariko bakeneye umugisha w'Imana. Reka mbwira umuntu uri ku mugisha live, ukeneye umugisha w'Imana, ukeneye ko Imana ikubabarika kumurikishiriza mu maso hayo. Nta mu maso h'Imana nta mugisha ufite, nta kuboko kw'Imana kuri ku buzima bwawe nta mugisha ufite. Imana itaguhiriye nta mugisha ufite. Nuze kwiyemera ntago ushobora kugira umugisha w'Imana ngo nurangiza urara utasinziriye. Bibiliya ngo umugisha bitagikunda kintu cyane Uwiteka atanga ntiyongera mu mubabaro. Ndakubwiza ukuri, dufite abantu benshi bafite amamodoka bahinduye nk'ibyumba, akaba afite inzara atayitahamo, akarara muri parking, agahita azamura ibirahuri akarara aho ngaho. Mu gitondo rero wakubitana nawe asohotse mu gipangu, turiya muntu yarahira afite umugisha, mbega ikimodoka, kandi arikiririramo niwe uza agahinda ke. Reka dusoze mu izina rya Yesu. Imana ihe umugisha no kumugisha live. Imana ibahe umugisha, ibahe ikirenze icyo mwe mutekereza. God bless you, we love you. Imana ibaguha umugisha Sandra. Reka abakunzi b'umugisha live, ikibazo uzagira azakibaza muri commentaire. Sandra yiteguye kugisubiza. That's right. Yiteguye kugisubiza. Wasoze dusenga. Mwakoze cyane. Mana Data, mu izina rya Yesu, tanga umugisha ku muntu wese wari udukurikiye mu izina rya Yesu. Umuhe ikirenze icyo yakita umugisha mu izina rya Yesu. Amen.